ese ufite ikihe kibazo ko numva uri guca hirya no hino wambwiye nkumva ikibazo ufite? Ndaca hirya no hino. Je nawe ndi kukumva neza. Utanyumva nta matwi ugira? Ndayafite ari kuri guca hirya no hino vuba. Sawa. Niko muko. Iki kintu ngiye kukwereka numpakani. Utakinyemereye ukuri urambona. Ahubwo uri kunyikisha amatsiko biraterwa ariko ni cyari cyo. Icyo ngiye kukubaza. Uramutse umpakaniye cyangwa ukambeshya urambona. Iki ni igiki? Ntuseke. Ego umva rose ibyo ngibyo ni niyo mpamvu borarakaye. Ndakubajije ngo iki ni igiki? Niko nkubajije. Ese ibintu byo byakurakaje. Ahubwo se wazikuye. Zitwa ngo iki? Prudence. Dance. Nani zikora iki? Iyi na gakingirizo ukoresha ugiye kuryamana n'umuntu nyine wikingira. Subiramo numva. Navuze ngo na gakingirizo wambara ugiye kuryamana n'umuntu. Uryamanye nabangahe ubwo? Si mu kuki numva uri kumbwira nabi cyane. Tomboye pe use byangu format yambe nitonze ya ndaguformat n'umugoroba Njyewe ibi bintu impamvu bigendana mva muri anti-sida ku ishuri. Muri anti-sida ahubwo ni inana bubuze kuko ejo bundi nagiye ku ishuri. Ubu ushaka nyine ngo bukora iki? Icyo nshaka tuba turi kwigisha abana nyine kugira ngo uko bagiye abinaniwe imibiri yabananiye bajya bugendana kugira baho badakuramo sida bakuremo nyine inda zitateganijwe kugira ngo bari bwo bajya bakoresha bikingira. Reka nkubaze noneho niwe mwarimu wabo? Oya ntago ari nje mwarimu ariko ni nje muyobozi wabo. Nyine niwe wabikoze kera niwe mwarimu wabo niwo bigiye? Oya ntago ariko nabikoze nuko natwe twabihuguye. Sawa narengize ngo nabugukura isari ry'iryinyo. Mama rero nukarakazwe n'ubuso ujye ubanze wumve neza none ubone gutuka umuntu. Umva turi kumwe nk'amatwi n'amabinga nge nawe. Ubwo kanje kora n'ibiryo byanahiye. Ndi bya bindi wasize utetse. Utekera sandi umukozi w'iwanyu. Ose ni wambyaye. Je uranase. Aweka wene kirumva shaka umuntu ubizobereye adusobanurire. Njyewe telefone zose na boy zose nzi kuzikoresha. Ubu nabuze kugurisha amatelefone. Nakubizi. Tugenda. Iyi. Konyereza no kuri. Excusez-moi boss. Ndaje nkuvugisha. Mwiri bete. Hanga dufite umuzigo twagira ngo tumve niba watuzunga mu. Data boss. Mureke ntabaze binavuga uyu ni petit frère afite ikibazo nari ubu tuvuze tuzane telefone turebe nimba mwayigura tugushaka abakiriya. Dukuye makiye rwose. Uje nawe ufite amagambo menshi ni wowe. Reka turebe telefone muri koresha. We reba reba neza telefone. Usirahamagara. Bigerageze da. Reba. Ndi leta numurabye kaka nyine kara kanje ahubwo nyine ingize ikibazo vuba ngaha mpita mvuga uti waka Ibyo biri kushusha n'iki? Cyane wa mukobwa wanjye. Mini Tarame mama. Ubu sije wagendera n'igihe ki? Nagiye kuri toilette. Kuri toilette se wavuganaga nande? Narindi njeni. Ntabwo namye numva umuntu muri kuvuga. Wapire ngenje nyine wari uri hano. Wari uri wenyine umuntu mwashushuragana nawe ninde? Uzi ko nta matwi ngira noneho. Mvuze ngo cishwa hano se nyine. Sinakubyukije se ngo umerekeze ukabyanga. Cishwa hano se nyine. Nagasoni. Ubwo se wifashishwa mu ndo wifatishwe iki?
nze kutongana habaye kuba nende hanze ngiye tongane n'umutima none se ubundi bukari hehe nari nagiye kwitware ubu sara kuri wese hari habaye abantu ntabari ariko nose kuba nende kwivugana nende kuririmba waro niko baririmba uwo waririmba gujujura wajujuraga nande mvuga ko ari abantu ari abasore wari wapusitse akumva nkubwira ubundi kumba numva ngendaho cyane waririmbaga ijwi ry'umugabo oya ntabwo ari iry'umugabo ariko uzi ko nta matwi ngira nasi ntabwo ubiswe ndirimba basi yego ni baza wari wabahindutse umugabo wowe uzanyishakira ubundi wowe warambye kujya abansha noneho iyi saha wari ugiye gushaka ugaruwe hano n'iki turi kubashaka nyine subirore ugenda ugiye aho uriko ntungarukire hano ugira ngo se nanabireka naragenda burya rero warangije kuvumvura ibyo bizakugaruka wirirwamo ibyo nakazi ka narwo mbyitayeho cyagiye wambwiye ngo iki wambwiye ngo prudence zikora iki ubu ntabwo nkubona akazi kazo se urakayobewe bizakugaruka ibiki se muri iki gicuku reba ko utankinguje nose ngene umva reka nkubwire cishwa hano se nyine mu nzu wute vuba se nyine ana gasoni sasa narinjeze ko rica gipangu wambwiye reka mbanze ninjiremo ndebe abarimo amazu menshi akodesha numvise ngo wari inzu nyine reka ngende ndakubariza nta kibazo muna shida kabisa wenda ndizera ko ntabwo nabura mini Pati, kameze uzi? Nakubonye. hano hasigaye ari wowe Oya uko siga ukinjira mu ntabwo. bose konsunika cyane Ade uramutse uje kunuka. Ko ndeba agafura gafunze. na hasi nari nzahuri ahubwo nkubonye nje mushaka Uranshakira iki se? wowe ko wigize umuteka mu Wiyikize. reka nkubwire narubonye uri ntama ariko ubwegetse ibihunyira ntabwo warambeshye ko wigira Ariko se ubundi reka mbanze kubaze utaravuga ko hari ahantu ejo nakubonye uri muri shopping. Hari ahantu ko nabonye buriya wari umeze ute? ubu reka nje nkwibariza ikintu kimwe kuza wikenyeye ibitenge nkakubona wimarinze aho uri kumwe n'ikindi kigabo Oya ibyo tubyihorera. no ibyo nibyo nshaka ko mukuri nkafanga hambizi njyewe Ibyo ubundi se uturutse hari uzi ko nabyo hano. Ndabizi abashwe n'uriya mutipe twinjiranye hariye. Njye nibere mu muhanda ndi kwigendera. Uriya mutipe yaje ari kunyoboza. Kuba ari stress menshi nari nifite ngangaje ngo kugura imyenda y'umwana. Nzamurangiye hariya dusanga n'imyenda y'abanirimo turiko kuza hariya. kose waje Nase bona kuri ari umugabo wanje. ko nta kintu wigeze ubaza waje uhita usohoka wa mwanya Ndaraje nyine kuko nari mfite ibyo nibereyemo. Wumve ko gusa cyo kana gukubisa amazi. wankubise hanyuma Uhita amazi nyine mfite nigendera se ajya mbigenzene. kamikazi wanjye wayiki mukecuru arapfuye ihangane mukecuru abayiki kamikazi abayiki arapfuye ihangane mukecuru abayiki ihangane abayiki yego uzi umukobwa wiriwe aha ngaha ava guhinga nkasanga ategeza akiza n'imyanda ubu se ni umukobwa umaze iki yego ubu nta no guteka nta no gushyira inkono ku ziko ubu nyine niko yabaye nene ko ndi kubona se n'uburiri bwe busasuye yagiye hera ubu se umukobwa yagiye udufaranga yikoreye uburiri yasasuye ubu se ibyo naremubwiye byari bumujyana ubu se yagiye hehera niyo atantwarira udufaranga ibyo byose yatwaye kugira ngo yagiye gushaka wa musore yavugaga yambwiye ko ntazamurongora da ntabwo pe namubuze mukecuru wangane ngize ngo arapfuye ntabwo pe namubuze nakubuze n'udufaranga twagiye yadutwaye ihangane nkubwire hari ikintu ntekereje uzi ko kamikazi ashobora kuba yaragiye gusura muzungu i Kigali none se wamenye byari kwa muzungu ari i Kigali muzungu ndabizi abi Kigali ashobora kuba yaragiye kureba muzungu i Kigali ihangane ariko none se ubu ndabaho n'udufaranga ihangane njyewe hari umuntu nziranye nawe i Kigali
ndaza kumuhamagara agenda ndebere kwa muzungu kariyo sibyo noneho udufaranga Nyazungu we gutari warabimbwiye kera ko ariya mana umukecuru mbabarira wihangane nanjye nabimenye ngiye kuza kandi urabibona navuye mu mujyi ejo bundi wihangane rero udufaranga nayo nasiganye kuri telefone ndaje nukwereze kuri mobile money ariko ukomeze kwihangana kuri mobile money ndabigukorera ndabizi ugenda ari mu gasantire bayakubikuriza